Ese wari uzi ko buri munsi miliyoni zirenga 100 z'abantu ku isi bafunga imashini zabo ku myenda, inkweto n'ibikapu badatekereje kabiri? Ariko se wowe wigeze wibaza ibi bibazo? Ninde wayihimbye? Yayikoze ate? Kuki byatwaye imyaka myinshi kugira ngo ibe nk'iyo dukoresha muri iyi minsi? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mateka y'igikoresho gito ariko gifite inkuru kurusha uko ubitekereza. Ibaze ko kugira ngo zipe ibeho cyangwa se icyo mwakwita nk'imashini byatwaye imyaka irenga 60 kugira ngo kibe igikoresho cyizewe. Iyi si inkuru isanzwe, ni inkuru igaragaza gutsindwa ariko ugakomeza ugahangana. Inkuru ya zipa cyangwa se imashini ifunga imyenda yatangiye mu 1851 igihe Elias Howe, umuhanga uzwi guhanga imashini idoda, yageragezaga gukora igikoresho kigerageza gufungura imyenda mu buryo bwihuse. Yakise automatic closing closer ariko ntigeze agiteza imbere cyangwa ngo agikoreshe. Icyo gihe abantu bakomeje gukoresha imishumi, utubuto n'ibindi bikoresho bya kera. Mu 1893 undi muhanga witwa Whitcomb R. Judson yagerageje kongera gutekereza kuri iki gitekerezo cya Mr. Elias Howe. Yakoze igikoresho cyitwa Class Blocker kigamije gufunga inkweto. Nubwo cyerekanwaga mu imurikagurishwa rikomeye rya World Columbian Exposition, cyari gifite ikibazo gikomeye, cyangirikaga vuba kandi ntikizerwaga. Ibi byatumye abantu batizera iryo koranabuhanga. Ariko mu 1913 ibintu byaje guhinduka burundu. Umuhanga witwa Gideon Sandbach yazanye igitekerezo gishya cyahinduye byose. Yakoze zipa cyangwa se imashini ifite amenyo afatana neza kandi yoroshye kuyifunga no kuyifungura. Mu 1917 yabonye uburenganzira bwo kuyikora, maze zipa nyayo nibwo yavutse. Ariko se izina zipa ryaturutse? Mu myaka y'1920 kampani yitwa B.F. Goodrich Company yatangiye gushyigikira iki gikoresho ku nkweto zayo. Iyo wazifunguraga zasohoraga ijwi rya zip, niho izina zipa ryavuye. Kuva icyo gihe zipa yatangiye gukoreshwa hose, imyenda, mu masakoshi, mu nkweto ndetse no mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Mu gihe cy'intambara ya kabiri zipa yakoreshejwe cyane mu myenda ya gisirikare kubera ko yari yoroshye, yihuta kandi yizewe. Uyu munsi zipa cyangwa imashini iraboneka mu bwoko bwinshi. Hari metal zipa, plastic zipa ndetse na invisible zipa ikoreshwa mu myenda myiza. Zipa ni urugero rwiza rw'uko igitekerezo cyoroshye gishobora guhindura isi. Niba hari umenye iki kiganiro kikunguye, kanda subscribe, like, share and comment ndetse thank you for watching.